Imana nibwo bwenge Yesu nashimwe cyane. Nanone bene data nshuti z'umusaraba, reka tuganire ku ijambo ry'Imana riri kunyubaka. Rishaka kukubwira ko abantu b'Imana burya bagira ibibazo. Iyo usomye 11 muri Yohana umurongo waho wa 5 handitse ijambo rikomeye. Haravuga ngo Yesu yakundaga Mariya mwene se. Yesu yakundaga Mariya na mwene se na Lazaro. Ngo yumvise yuko arwaye asibira kabiri aho yari ari. Maze iminsi ishize abwira abigishwa bati dusubire i Yudaya. Aya magambo mfasha kuyatekereza. Nubona umwanya ngize gusoma 11 muri Luka umurongo wa mbere ugeze nko ku murongo waho wa 57. Ariko ikintu gikomeye kirimo, ndashaka kubwira ko inshuti za Yesu nazo zijya zigira ibibazo. Nabo bagira ibibazo burya, kandi Yesu abi wabo. Mwese nkubwira umubano wa Yesu n'uru rugo. Nukuri Imana yacu niyo yo kwizerwa, kandi niyo yonyine yo kwiringirwa. Naje kumenya ko Imana yakureka ukababara, kandi gukunda. Abantu bakeka ko uyu Lazaro na bashike babiri Mariya na Marita bari imfubyi batagira ababyeyi, kuko mu muco wa Isiraheli bavugaga ngo Mariya, Marita na musaza wa Marita iyo baza ko bafite umuryango bafite ababyeyi bari kubavuga, bakeka ko bari abana babana batagira ababyeyi. Yesu rero yajyaga ajya i Yerusalemu akarara kwa Lazaro nk'umusore mugenzi we. Bashiki ba Lazaro bagakunda Yesu, bigaragazwa na Mariya na Marita ko bitwaraga kuri Yesu. Kandi ho batuye Betaniya ni hafi ya Yerusalemu. Iyo Yesu bagakoreye mu mujyi yatahaga aho ngaho. Tuvuge ko Yesu yari afite imyambaro yo gukuranwa, ubwo yishyiraga mu cyumba cya Lazaro mugenzi we w'umusore. Yaramukundaga kugeza ubwo abantu babimenya. Wari uzi ko ushobora kuba ukunda Imana n'abantu babizi kuyikunda, ariko ntibikubuze kugira ibibazo biri public, ibibazo bizwi. Nayo ngeze numva umuntu avuga ati cyangwa Imana ibibazo byanjye ntibimenyekane, Imana ikabikemura nta wabimenye. Hari n'igihe Imana ishikima ko ibibazo byawe bimenyekana ukabihisha, ariko Imana ikavuga ati sinshaka kubihisha. Lazaro yararwaye rero. Umva ko Lazaro yararwaye, kandi Yesu yari ahantu hafi y'umujyi. Yagombaga kwiruka akajya kumutabara, kumukiza, kuko yari asanzwe abikorera abandi. Ukubirika tubwira ngo bakatangira uyu mwanditsi avuga ngo Yesu yakundaga Mariya na Marita na mwene se Lazaro. Ese hari abo Yesu yanga? Yabakundaga atese? Bishatse kuvuga ngo yabakundaga urukundo ruzwi n'abandi. Hari igihe Yesu akunda urukundo, ariko ku buryo wenda wowe na Yesu ufite ukuntu mubiziranyeho, ariko n'igihe ruba ruseseka n'abantu baruzi. Hanyuma Yesu rero ngo yumvise ko arwaye, ngo asibira kabiri aho yari ari. Noneho yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yari ari. Urabona ko iyo ukomeza gusoma iyo nkuru usanga aragiyeho hashize iminsi 4, kandi ubona ko bamutumyeho ko hari hafi. Ikintu kiri muri iyi nkuru ni igiki? Bo bibwiraga ko ubwo Yesu ayarari wabo nta kibi cyabageraho, ariko kuko si ukuri. Bibiliya iravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Imana imukiza muri byose. Ikibazo si ibyo wanyuzemo rero, nibyo uri kunyuraho n'ibyo uzanyuramo, ahubwo ikibazo nuko uzabisohokamo. Bibiliya ikakubwira ngo Imana ntabwo izemera kugeragezwa ibirenze kwizera kwawe, hamwe n'ibikugerageza gucira kanzu. Kuba rero byawe byaramenyekanye abantu bakabimenya ntikiraba ikibazo, ahubwo ikintu umva kandi ukeza nkubwira, kuba byaramenyekanye abantu bakabimenya ni nako bizamenyekana n'ubisohokamo. Namaze kumenya amakuru y'ukuri yizewe. Iyo umuntu abana n'Imana neza agahora n'ibibazo,
Imana imunyujemo ngo imwigishe uburyo imukunda n'uburyo ikomeye. Ntabwo uwo muntu yapfa ngo apfire mu kigeragezo. Nta muntu n'umwe upfira mu kigeragezo. Oya, igihe kiragera Imana ikagira ukuntu cya kigeragezo cyawe cyigisha abandi. Hari ikintu kiba ikigeragezo ariko umuntu akacyitwaramo neza kigahinduka ahubwo inyigisho ku bandi. Ariko ntabwo Imana yafata umuntu bakundana nirangiza ngo arimburwe n'ikigeragezo atagizemo uruhare. Ntabwo Imana yakwemera kurimburwa n'ikigeragezo agizemo uruhare. Kuko ikigeragezo umuntu ahora nacyo iyo kitamwijeje kiramurimbuza. Niyo mpamvu uyu mwanya rero ngira nkubwire ngo ibyo wanyuzemo, ibyo uri kunyuramo n'ibyo uzanyuramo, ibyo byose ntabwo bivuze ko Imana ikwanga. Ahubwo hari abantu bakeneye kureba uko witwara mu gihe nk'iki. Kandi icyo nakugiraho inama, biharire Yesu. Wowe rwose biharire Yesu. Uriya ba Mariya Marita banje gutera imigeri barasakuza ntibyatubaho. Yesu abi iwacu mwese murabizi, n'abantu baraza no mu kiriyo baje kwibaza ngo ese ngo wundi Yesu waba bahehe ko twumva akora ibitangaza. Ariko byarangiye Yesu aje gukora igitangaza ku munsi wa 4. Ikintu cyanejeje muri byose rero, Yesu azatuzura. Nukuri mu bintu binejeje kuruta ibintu byose bizatubaho nuko abakunzi bazabazura. Niyo mpamvu ngira nkubwire ngo nawe rero ibindi byose ubona mu isi bizashira nkuko wajya ubona biza niko bizanashira. Niyo umubiri dufite niko tuzawamburwa, ariko nkubwire ngo abera bazazuka. Bivaze ku munsi Yesu azaguhamagara izina ryawe akarikuramo, akarihamagara mu yandi mu giterane kizaba mu bwami budashira. Kamkwifuriza gukomeza kusabana n'Imana, ariko biharire Yesu. Niwe ushobora byose, cyane cyane guha umutima wo kwitwara neza mu gihe nk'iki. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Amen. kumenya ko Imana yaku